intambara turwana ni iyanyu mwese kuko mwabonye abantu bakuye mu byabo. Ntabwo baje inkotanyi zishaka ubutegetsi gusa, namwe zirabashaka, zishaka kubamarira ku icumu, kuko aho zigenda zizenguruka hose, mu Mutara, mu Bugesera, Ikibungo, muri Gitarama, mubona ko abaturage bagenda bahunga, abadahuza zikabica. Mugomba no kumenya kwirwanaho. Niyo twasabye ko abaturage batozwa ibya gisirikare, bagashirika ubwoba, bakubita isasu n'ubundi. Imbunda ntikomeze kuba umusirikare gusa, ngo nuyibona ukuka umutima ugiye ngo irirashisha. Ntabwo imbunda ari umusirikare gusa, umuntu wese ashobora kugira imbunda ye. Barasa nawe ukabarasa kuba ufite yawe, nanjye mba nyifite buri gihe. Ngiye gutinya none se ziriya soresore z'abatutsi bagiye muri FPR, mubona babarusha iki? Babarusha ibigango? Babarusha imbaraga se? Babarusha ubwenge se? Icyo barusha nuko babarusha imbunda, bakarasa baraso ubwo ukagira ubwoba. Nawe yifate uyige, nta buhanga banditse bubamo. Narasa nawe umurasa, kuko tubarusha ubwinshi tuzabatsinde, kandi ndemeza ko tuzabatsinda byanze bikunze. Niyo mpamvu nkuko mwabyumvise twakomeje kubizeza ko intwaro z'abaturage zizaza. Ubu zatangiye kuboneka, ejo izambere zaraje, ndumva atari ibanga. Izaje ejo tuzaziha bari abitoje bari kumwe ku rugamba hamwe n'ingabo, nitubona aho ntiyaduhe n'abaturage kugira ngo batangire bitoze. Ariko noneho iz'abaturage zo ziri mu nzira. Niyo mpamvu nemeza ko muri ya minsi nababwiye twatsinze, kuko icyo baturushaga si izo mbunda. Ubwo natwe tuzifite rero, kandi nkaba narabonye twarashiritse ubwoba, nibahagarare bahangane. Tubahaye iminsi gusa 10 yonyine, twirinde kujya dutanga amatariki, ko twasangaga tudafite ibikoresho, tudafite n'ubushobozi. Ariko no twiyemeje gutanga amatariki kugira ngo nabo bumve ko tudashobora gukomeza kwirukanga. Njye numva kuri radio bava ngo nzakomeza akarago ngo ngenda. Najya ngo mbamenyeshe ko none nzasubira i Kigali nkahangana nabo ndi i Kigali. Ntaho nzongera kujya handi hatari i Kigali.